Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mudukurikiranya hano kuri Igicumbi News Online ndetse n'abadukurikiye kuri eshatu Igicumbi News rawa. Twizere ko mumeze neza, isabato nziza kuri mwese, by'umwihariko ku bakristu b'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Agatanga nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ninje mu makuru agezweho muri aya masaha. Ni amakuru by'umwihariko tugiye kugaruka mu burezi. Hamaze iminsi ari kuvugwa byinshi mu burezi cyane, ariko ku bijyanye na disipurine zigiye zitandukanye hari abagaragayeho disipurine zitari nziza. Nk'ubu mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, umwarimu muri ako karere yatanze ikirego arega diregiteri w'ishuri yigishaho nyuma y'uko amukubise ngo bitewe n'uko yakerewe kujya mu kazi. Turabyinjira mu buryo burambuye, turabifatanya kandi n'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho Animatrice nyuma yo gutanga ikirego muri RIB ku bakobwa b'abanyeshuri bamukubise, kuri ubu ngubu batawe muri Yombi. Ese ibyabo kugeza amagingo angahe bimeze bite? Tugiye kubyinjira mu buryo burambuye turebe se mu burezi bimeze bite, ko uyu mwaka hagiye hagaragara kese nk'izi zigiye zitandukanye. Ese umuntu yabifata nko kudohoka k'uburezi mu myigire y'abana? Ese byaba byaragenze bite? Turaza kubigenda tubisesengura muri kino kiganiro. Ushobora kubana natwe unyuze kuri Facebook, kuri X ndetse yewe n'izindi platform zirimo Ovidimenta, ndetse yewe no kuri eshatu Igicumbi News rawa. Bizimana Design umuza Igicumbi News Group Media Limited nawe akomeza kubifuza kugira weekend nziza. Reka twinjire muri amakuru agezweho, by'umwihariko dukubitire mu ntara y'Iburengerazuba bw'Amajyaruguru mu karere ka Nyabihu. Hari kuvugwa inkuru y'umwarimu muri ako karere watanze ikirego arega diregiteri w'ishuri yigishaho nyuma yo kumukubita ngo amuziza ko yakerewe. Ni ibaruwa mfitiye kopi nanjye nkesha BTN, aho uyu mwarimu yayanditse kuri uyu wa karindwi Gicurasi 2026. ubwo rwose ni muri iyi minsi ibiri ishize, ubwo yanditse ku munsi wo kuwa kane, urumva. Hanyuma iyi baruwa ndayifite, yandikira umuyobozi wa RIB station ya Jomba hariya i Nyabihu, ni mu kagari ka Gatagara mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Iragira iti: akarere ka Nyabihu, umurenge wa Karago, akagari ka Gatagara, groupe scolaire Gatagara. Bwana muyobozi wa RIB station ya Jomba, impamvu gutanga ikirego, urumva. Ati: bwana, mbandikiye ibaruwa ngira ngo ntanga ikirego ku rugomo nakorewe mu kigo nkoreramo cya groupe scolaire Gatagara giherereye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago mu kagari ka Gatagara mu mudugudu wa Abikereri. Nkubitwa n'umuyobozi w'ikigo witwa Manirakiza Innocent, urumva, n'uwitwa Nzahorerwa n'Imana Anastase, aho nari ndi kumwe na bagenzi banjye ari nabo rero babibonye muri rusange. Hanyuma reka n'umuri ko iki kirego cyamaze kujya agaragara amazina nyavuge. Harimo uwitwa Irahari Philibert, harimo kandi uwitwa Barurema Apollonie, niko ndi kubibona. Harimo kandi uwitwa Nizeye Rurema Diogene, harimo witwa Nsengiyumva Garcia, harimo n'uwitwa Niyonzima Shadarake. Ati: rero ndangije ibaruwa nsaba ko narenganurwa kuri uru rugomo nakorewe kubera byangizeho ingaruka mu mubiri ndetse no mu kazi, murakoze. Arangije arasinya. Amazina ye ntabwo ari ngombwa ko ajya ahagaragara, ntabwo ari ngombwa ko rwose natwe tuyatangaza, ariko urumva ko ni inkuru nakwita ko yabigayitse ku muyobozi w'ikigo
afata umwarimu hanyuma akaba yamukubita kugera naho uyu mwarimu avuga ko hari n'ikigaragara ko nyine yagize ikibazo ku mubiri ndetse no mu kazi. Mbere ko twinjira muri iyi nkuru neza tuyisesengura, reka dukubitire no mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Animatrice agejeje ikirego muri RIB cy'abakobwa babiri bamukubise, aho abakobwa babiri biga ku ishuri rya Yave Gitwe hariya mu karere ka Ngoma batawe muri yombi bakurikiranweho gukubita ndetse no gukomeretsa umurezi wabo ni animatrice witwa Serafine. Hanyuma ibi byabaye mu ijoro ryo ku wa gatandatu Gicurasi 2026 bibera mu murenge wa Rukira mu kagari ka Kibatsi mu mudugudu wa Rugaragara, ari naho iri shuri riherereye. Hanyuma abakekwaho ubwo bugizi bwa nabi umwe no witwa Clarissa ndetse n'undi witwa Sharon b'imyaka 20 y'amavuko aba bombi. Hanyuma amakuru agaragaza ko nyine nyuma yo gukubita bagakomeretsa animatrice akira kigo bahise basimbuka ikigo, hanyuma bajya kwihisha mu ishyamba rya leta riri munsi y'ishuri. Hanyuma ikinyamakuru Musake cyajyanye ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira yitwa Buhiga Rwumuguza Josue. Hanyuma aza kuvuga ko abakobwa bahise batabwa muri yombi. Latifa arageze ati twamenye amakuru mu gitondo ariko byabaye ni mu ijoro ryari ryakeye. Yavuze ko rero byatewe n'uko animatrice yababwiraga ko bitwara nabi, anabamenyesha amakuru y'ababyeyi babo ko agomba kubabwira. Ati bavuye gusubiramo amasomo nimugoroba bari barakaye ariko ntiyarabizi ko baje kuza kwa nyine barakara bitewe n'uko abareze ku babyeyi. Bagiye aho aryama nyuma animatrice baramukubita gitivu kandi Rwumbuguza akaba avuga ko bakoresheje inama abanyeshuri icyo gihe ndetse yewe bikavuga ko n'abari abacitse bahise bafatwa nyuma bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha sitasiyo ya Rukira. Nyuma y'umuyobozi kandi avuga ko animatrice yakomerekejwe cyane ndetse yahise ajyanwa kwa muganga. Yasabye abanyeshuri kurangwa n'imyitwarire myiza ndetse yewe no kugenda ku mategeko agenderera ku kigo agenga ikigo, ndetse yewe anasaba imbabazi abarezi kuba nyine bakomeza kugenda baba hafi y'abanyeshuri. Izi ni kese ebyiri zigaragaye muri iki cyumweru ariko hari n'izindi zagiye zigaragara mu minsi yashize by'umwihariko mu burezi. Abantu dushobora kwibaza ese kuba wenda kuri iyi kese y'abana banyeshuri hari abana usanga rimwe na rimwe baba barananiranye ikigo bakagera naho umwana afata umurezi we akamukubita akajya naho amukomeretsa kandi ari we wakabaye avuga ati mwarimu aka kantu mfasha gutya na gutya, animatrice ni wowe ufite ubushobozi bwo kuba wamfasha muri ibi ngibi, mfasha iki kibazo mwe murabyumva gute kugira umwana atinyuka gufata umurezi akamukubita akajya naho amukomeretsa bitewe n'uko yamugiriye inama ko yitwaye nabi. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu umuntu atapfa gusobanura. Reba nk'anga Nyabihu diregiteri nagize gutya afashe umwarimu bitewe n'uko yakerewe arahondagura, aravuga ati ni gute wakerewe. Ese umuntu ashobora kwibaza byaba tugiye kujya tubona ibibazo muri education ugasanga aho kugira ngo ibibazo bikemurirwe mu biganiro hagiye kujya habaye inkoni. Niba nta munsi warushize aba bana bakubisa animatrice, birabona ko iyi kese yabereye rimwe byanze bikunze ni yuyu murezi wakubiswe. So ubwo ngubwo nuko bimeze rero turakomeza kugenda tubikurikirana kugira ngo turebe ese bimeze bite, ese niki kiza gukurikira nyuma y'ibi byabaye. Se muri Mineduc baraza kubivugaho iki? Ese mwe mubona ari iki gikwiye gukorwa? Mutwandikire muri comment hanyuma mutubwire muri rusange. Ni Gicumbi News Online TV ndetse ni wayishata akadomo Gicumbi News akadomo ca akadomo rawa.
nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Turabana mu bindi biganiro bitandukanye, mukaba turakubitira igicumbi naho hariyo amakuru ari kugenda ahavugwa. Mukomeze mubane natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi.